kurota urimo kujya ku ishuri bishatse gusobanura iki? Ukaba uri umupapa wajya kubona ukisanga muri kake urimo kujya ku ishuri, ukaba uri umumama wajya kubona ukabona urimo kwisanga muri kontoni. Muri kontoni akenshi na kenshi abantu bo mu ntara bakunda kwambara amakontoni cyangwa se amakake, ishati ya kake n'ikabutura yayo. Hari amakake ya rukoma, akaba n'amakake asa naho atose. Ukabona uri umugabo wambaye kake urimo kujya ku ishuri, uri umusore warize warayarangije ariko ukabona urimo kujya ku ishuri. Ukabona uri umuntu uwo ari we wese mbese utakigize ahantu uhuriye n'ishuri dore ko kwiga bitarangira, ariko ukabona urimo kujya ku ishuri. Bishatse gusobanura iki rero? Reka tubisobanukirwe. Kurota urimo kujya ku ishuri, menya ngo ugiye guhura n'ibibazo biteye ubwoba, nicyo cyitwa ishuri. Ndabisobanura neza kugira ngo umuntu uwo ari we wese aze kubyumva. Hari igihe urota wenda ukaba ufite nk'umwana wawe yiga muri garidiyene, ukabona urose wambaye imyenda isa n'iye. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo n'umwami wacu n'umukiza, amahoro y'Imana nabane namwe. Neza n'umunezero bikomeze kubomaho aho muri mu bice by'igihugu bitandukanye, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyepfo ndetse no mu majyaruguru, n'abari mu mujyi wa Kigali, Imana ikomeze kubarinda. Tujya tuvuga ngo n'abari hirya no hino mu bindi bihugu bindi, hari abajya bakunda gukoresha inyito bakavuga ngo abanyaburayi bari bwota amasimbi, ariko abo bose n'abakoresha uburyo ki basobanura bwa translator, mwese Imana ikomeze kubana namwe. Ahangaha rero nta handi ni kuri Nganji Official, nta wundi muri kumwe na Emmanuel Nganji. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, ineza y'Imana ikomeze kubana namwe. Tugarutse muri cya kiganiro cyo gusobanura inzozi. Narindi kujya mbabwira ngo mujye musimbukira kuri channel ya Mama w'Amahanga TV, murebe hariho inzozi zisobanuye wenda mu buryo bwa cyane. Icyo utazasobanukirwa hano jya ugisimbuka ujye kuri Mama w'Amahanga TV, uzasanga gisobanuye neza cyane. Kandi ikindi ujye uca muri comment urangiza wandike. Nawe birashoboka ko waba ufite inzozi ukaba utarimo kuzisobanukirwa, ese ukibaza wenda zino nzozi zihora zigaruka, izi nzozi zishatse gusobanura iki? Yego, ujye ugenda ujye muvuga uti narose bimeze gutya, ni mu nsobanurire. Nzajya mfata umwanya nze nsobanure, cyangwa se nawe afata umwanya gusobanurire, urebera aho hombi uzabibona. Ndagira ngo mbibutse bino bintu kugira ngo tujye tugendana tuziranye, cyangwa se tuzi ibyo turimo. Buriya Imana igenderera abantu ikavugana nabo mu buryo bune butandukanye. Uburyo bwa mbere, Imana ivugana n'abantu ikoresheje ijambo ryayo, ubwo ni Bibiliya, ubuhanuzi butavangiye. Indi nzira ya kabiri Imana ikoresha irimo kuvugana n'abantu ni uburyo bw'inzozi. Inzozi Imana izivuganiramo n'abantu cyane. Abantu benshi Imana ikunze guhura nabo, ivugana nabo mu nzozi, irimo kujya ibereka ibintu bitandukanye uko bimeze nk'uko nguko. Indi nzira ya gatatu ni uburyo bwo guhura n'umuhanuzi, akakubwira ati Imana yakumbwiyeho gutya, bimeze gutya na gutya, bino bintu urimo kwibaza, bino bintu ushaka gukora, dore icyo bisobanuye. Indi nzira ya kane Imana ivugana n'abantu mu buryo bwa vision, mu cyerekezo, mu byo wenda gukora. Aho ngaho Imana igikunda kuvuganiramo naho n'abantu. Aho tuje rero aka kanya ni mu gusobanura inzozi. Nurota urimo kujya ku ishuri. Kurota urimo kujya ku ishuri bishatse gusobanura iki? Ukaba uri umupapa wajya kubona ukisanga muri kake urimo kujya ku ishuri, ukaba uri umumama wajya kubona ukabona urimo kwisanga muri kontoni. Muri kontoni akenshi na kenshi abantu bo mu ntara bakunda kwambara amakontoni cyangwa se amakake, ishati ya kake n'ikabutura yayo. Hari amakake ya rukoma, akaba n'amakake asa naho atose. Ukabona uri umugabo wambaye kake urimo kujya ku ishuri, uri umusore warize warayarangije ariko ukabona urimo kujya ku ishuri.
ukabona uri umuntu uwo ari we wese mbese utakigize ahantu uhuriye n'ishuri dore ko kwiga bitarangira, ariko ukabona urimo kujya ku ishuri. Bishatse gusobanura iki rero? Reka tubisobanukirwe. Kurota urimo kujya ku ishuri, menya ngo ugiye guhura n'ibibazo biteye ubwoba, nicyo cyitwa ishuri. Ndabisobanura neza kugira ngo umuntu uwo ari we wese aze kubyumva. Hari igihe urota wenda ukaba ufite nk'umwana wawe yiga muri garidiyene, ukabona urose wambaye imyenda isa n'iye. Icyo gihe uba ugiye kwiga ibibazo biri ku rwego rutoya. Hari igihe ujya kubona ukabona urose wiyambariye iniforume ya pirimeri, yego nayindi mu mvuga kake gutyo, yego, ariko bishatse gusobanura nyine ko ugiye kwiga ibibazo byisumbuye ibya garidiyene. Birashoboka ko ushobora kujya kubona ukabona wiyambariye iniforume ya segonderi. Noneho urumva ko segonderi itandukanye na pirimeri. Ego ni ibibazo n'ubundi binini byisumbuyeho, binini. Urumva nawe ibintu biri segonderi binini cyane, ukabona wikoreye baga, ukabona wikoreye igikapu, ukabona ufite amakayi, urimo kwerekeza iyo ku ishuri. Tayari menya ngo ugiye kwinjira mu bibazo biteye ubwoba. Tutarava kuri kino kintu cyitwa kujya ku ishuri rero, yagira ngo mbabwire nanone ngo amashuri ari mu buryo butatu. Yego, amashuri ari mu buryo butatu cyangwa se bushobora kurengaho bitewe n'impamvu. Uburyo bwa mbere, hari ishuri twebwe ubwacu twizanira. Ishuri akaba ari wowe waryikururiye wowe ubwawe, ukamera nk'aho waritumiye, ukamera nk'aho ibyo bibazo wabyijyanyemo, warangiza ugakubitana n'umuruho ukomeye. Wenda reka dufate wenda nk'urugero, nko kuba wenda umukobwa yaba yibereye aho ngaho, yarangiza akajya mu mico mibi, bakaba bamutera inda, ikamubera inda y'umuruho. Iryo ni ishuri ubwe aba yakenyeye akitera, yarangiza akikururira. Ishuri rya kabiri ni ishuri tuzanirwa na Satani. Satani akagukururira mu ishuri, akaguteza ibyago n'amakuba mpaka winjiye mu ishuri. Iryo shuri ryo rya Satani, iyo ari we warizanye, niryo shuri navuga ngo niryo ritoya rishoboka. Niryo shuri ritoya rishoboka kubera ko urarisengera iryo ngiryo rikaba ryahita ritumuka mu buryo bworoshye. Ishuri rya gatatu ni ishuri ry'Imana. Iri shuri ry'Imana ni ishuri abantu twizanira. Aya mashuri arakomera kubera ko ishuri ry'Imana ntiwarisengera, ahubwo iyo usenze ngo Imana igusohore mu ishuri, ahubwo niba wari muri pirimeri wisanga mu myenda ya segonderi, none usanga ryakuze. Uba ugomba kuryiga neza ukarirangiza. Mbese kumwe umunyeshuri yitwara ari ku ishuri. Ku ishuri bitwara bate? Ni ukwigengesera, ugakurikiza amategeko yaho, warangiza ukayubahiriza, ukabana neza n'abarezi bawe. Niba ari ishuri ry'Imana bisaba kwigengesera, kubera yuko akenshi na kenshi hari n'abantu aya mashuri bayagwamo. Rwose ishuri ukagira gutya ugashiduka wariguyemo. Ariko byose nta kindi kibikuraho, ni ugusenga. Gusenga ukabana n'Imana, mukabana ku manywa na nijoro, ugakomeza ukayinginga yo kabyara. Burya Imana ijya yingingika. Cyangwa se ugahamagara abakozi b'Imana bakagusengera, ariko cyane cyane nawe wisengera. Mureke mbabwire ikintu gikomeye. Hari ukuntu wenda rimwe na rimwe umuhanuzi ushobora kugenda waba urimo gusengana nawe, akavuga ngo ishuri wari urimo kare urarirangije, ariko wagera mu rugo waryama ukajya ukabona urakiga. Nyine icyo gihe uba ukirimo kwiga. Buriya inzozi ntago zipfa kwibeshya, ntabwo umuntu apfa kuvangirwa mu nzozi cyane. Uvangiwemo rimwe ntiwavangirwamo kabiri. Nanjye byambayeho, barambwira bati ishuri ryawe urarirangije, ariko ntashye nkomeza n'ubundi kugira gute? Kwiga. Mureke rero nshuti z'Imana bene data, Imana ntikajya ivugana namwe mu nzozi ngo muyoberwe ikirimo kuvuga. Imana niramuka ivuganye nawe, jya ushakisha ubusobanuro bwabyo, kubera ko ni mu buryo Imana yatanze
ubu buryo bwitwa inzozi ni uburyo bwagutse cyane. Imana ivuganiramo n'abantu bakarota inzozi zitandukanye ariko bakayoberwa ibyo ari byo. Rero nkwifurije kubana n'Imana, nkwifurije gukomeza gushyigikirwa nayo aho muri hirya no hino mu byo mukora byose ku manywa na nijoro. Ndifuza ko mwebwe mwakomeza mukabana n'Imana, hanyuma Imana ikajya ikomeza ikabagenderera gahoro gahoro, ikajya ikomeza ikagenda ibiyereka. Dore ko Imana ivuga ngo itwegeye kurusha imyambaro twebwe twambaye, nubwo rimwe na rimwe tuba twibwira yuko iri kure, ariko Imana iratwegereye. Kandi Imana yacu ni urukundo, nibyo ndimo kubabwira. Imana yacu iradukunda. Rero nsoje izi nzozi zitwa kurota ubona ujya ku ishuri. Tuzakomezaho tugende dusobanura n'izindi, namwe muce muri comment, mutwandikire, mudusobanuze inzozi, muce kuri like, muzirayikinge. Nimurangiza mukore share, muzoherereze n'abandi, muzohereze mu magurupe atandukanye. Hari abantu bakeneye gusobanukirwa izi nzozi. Hanyuma ikiruseho, nimuba mwakunze bino biganiro, mujye mukora subscribe, dukomeze tubane, cyangwa se s'abone mu gifaransa. Reka dusoze dusenga Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, gushimiye ko wabanye nanjye, kandi ngushimiye ko wamfashije ndetse ukanshyigikira. Hanyuma rero Uwiteka Nyiringabo, nkweretse abantu bazareba kino kiganiro, uzabahereza umugisha kandi uzarushaho kubasobanurira mu buryo bwimbitse. Hari abajyaga babirota bakayoberwa ibyo ari byo, hari n'ababirotaga Data wa twese bakabisobanukirwa. Abo bose ukomeze kuduhuriza mu rukundo rwawe, kubera ko warivugiye mu ijambo ryawe, urugendo n'urw'intwarane, intwari zo zarananiwe. Komeza kubana natwe, komeze kuturinda, mu izina rya Yesu Kristo, amen.